Banyarwanda namwe baturarwanda mwese, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, uburumbuke n'iterambere. Mu myaka 5 ishize, ikigo cy'imisoro n'amahoro cyatangije ingamba zo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora binyuze mu bufatanye n'imikoranire n'abasora ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose. Aho Rwanda Revenue Authority yemeranya n'abasora ku bikorwa buri ruhande rusaba gukora hagambiriwe kuzamura uburyo bwiza bwo gusora. Ubu bufatanye budufasha kugaragariza ibintu bimwe na bimwe bitagenda neza byababera imbogamizi mu kuzuza inshingano zo gusora. Nubwo habayeho imbogamizi ku bucuruzi ziturutse ku cyorezo cya COVID-19, ingamba n'ubufatanye byatumye umusaruro uba mwiza mu mwaka w'ingengo y'imari ushize warangiye ejo ku itariki 30 z'Ukwa uyu mwaka. Muri uyu mwaka nejejwe no kubamenyesha mwese abaturarwanda ko mu mwaka w'isoresha dusoje wa 2020-2021 ku ntego twari dufite yo gukusanya amafaranga angana na miliyari 1,579,7 ku mibare y'agateganyo twakusanyije miliyari 1,643,3 bihwanye n'103.3% ku ntego twari twahawe. Ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kuzamura iyubahirizwa y'inshingano zo gusora ndetse no ku ntego twahawe byaturutse ku ngamba leta yafashe zo kuzahura ubukungu ndetse n'ingamba RRA yagiye ishiraho kugira ngo inoze ikusanywa ry'imisoro. Muri izo ngamba twavuga nko gukangurira abasora bose kurushaho gukoresha ikoranabuhanga ndetse no mu mikorere yacu aho ibintu bimwe na bimwe bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga hatagombye ubufasha bw'umuntu. Guhuza amakuru kugira ngo tubone ahagaragara ibyuho byatuma imisoro idatangwa mu buryo bukwiye ndetse korohereza abatumiza ibintu mu mahanga bafite ibibazo by'amafaranga bakabasha gusohora ibintu byabo muri gasutamo bifashishije amasezerano tugirana yo kwishura mu byiciro. Umwaka w'isoreshwa wa 2021-2022 dutangiye, turasaba gukusanya miliyari 1,744,1 intego yose hamwe twahawe ingana na 46% by'ingengo y'imari ya miliyari 3,807. Ku bufatanye bwanyu, ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zo kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora mu myaka 5 itambutse byatanze umusaruro ushimishije. Muri uyu mwaka w'isoresha wa 2021-2022 dutangiye, twiyemeje kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora twibanda kuri ibi byiciro bikurikira. Ku byiciro byose bifite inshingano zo gusora muri rusange, turabasaba kwiyandikisha ku misoro, gukoresha EBM mu gutanga inyemezabuguzi, gukora imenyekanisha ryuzuye kandi ry'ukuri, kwishura imisoro ku gihe. Ku nzego z'imirimo zikurikira: urwego rw'ubwubatsi, urwego rw'itangazamakuru n'itumanaho, ku batumiza ibicuruzwa mu mahanga,
kubunganira abatumiza ibicuruzwa mu mahanga muri za gasutamo. Nubwo hari imikoranire myiza hagati y'abasora na RRA, haracyagaragara abasora bica amategeko y'isoresha nkana. Duhereye kuri iyo mikoranire myiza ihari, muri uyu mwaka n'ubundi tuzafatanya kuzamura iyubahirizwa ry'inshingano zo gusora mu byiciro bitandukanye by'ubucuruzi. Muri byo twavuga tuzakorana n'abafatanyabikorwa mu guhugura abasora babarizwa mu nzego z'imirimo byagaragaye ko zitubahiriza neza inshingano zo gusora. Tuzakomeza gukoresha ikoranabuhanga mu gutahura ibibazo bijyanye no kutubahiriza inshingano zo gusora n'abasora bakora nabi bagamije kunyereza imisoro n'amahoro. Umushinga wo gufata uburyo bw'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi uzagera ku bacuruzi bose, hanashyirwa ingufu mu kugenzura ko zikoreshwa neza. Tuzarushaho gukorana n'itangazamakuru mu kumenyekanisha serivisi dutanga, mu gufasha abatugana bose ibibazo bijyanye no kunyereza umusoro n'ingamba zo kubikemura. Tuzahugura tunasura abasora mu rwego rwo kongera ubumenyi ku basora mu bijyanye n'imisoro no kongera ubufatanye. Tuzandika abacuruzi batiyandikishije mu misoro kandi bakora imirimo yakabaye isora nk'uko biteganywa n'amategeko. Hazubahirizwa amategeko mu gukurikirana abica amategeko y'isoresha nkana bagambiriye kunyereza imisoro. Nk'uko mubibona hari ibimaze gukorwa, ariko haracyari byinshi tugomba gukora kugira ngo izi ngamba maze kubabwira tuzishyire mu bikorwa. Icyo nsaba abanyarwanda n'abaturarwanda bose ni ukuzirikana ko icyaha cyo kunyereza umusoro n'amahoro ari icyaha nk'ibindi byose, kimunga ubukungu bw'igihugu kikanadindiza iterambere twifuza twese. Nk'uko bigenda ku bindi byaha byose, turabasaba kudufasha kukirwanya mu buryo butatu: kutagikora, kudafatanya n'abagikora, no gutanga amakuru ku bantu bose batubahiriza amategeko y'imisoro n'amahoro. Hitamwo iterambere, utanga umusoro neza. Murakoze.